turabasuhuje. Inzu yo mu Rwanda yashyizwe muri 24 nziza ku isi. Inkuru dukesha ikinyamakuru Igihe igaragaza ko inzu ikoreramo ikigo Komera Leadership Center mu murenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza yashyizwe muri 24 nziza ku isi kubera ubuhanga yubakanwe. Ni urutonde rwakozwe n'ikinyamakuru cyo mu Bwongereza Time Out. Uru rutonde rwasohotse mu mpera z'icyumweru gishize rwibanze ku nzu zifite amateka akomeye, izubakanwe ubuhanga n'izindi zifite umwihariko kubera impamvu runaka. Iyi nzu y'Ikayonza yaje muri 22 yagaragaye kuri uru rutonde kubera umwihariko ifite mu myubakire ujyanye n'uko amatafari yayo yatondetswe bigakora ishusho y'imigongo. Iyi nzu kandi yubakanwe ubuhanga kuko ifite ahantu hashobora gukoreshwa nk'icyumba cy'inama, babishaka bakagihindura amashuri cyangwa icyumba mberabyombi, byose bigakorwa mu mwanya muto. Mu kubaka iyi nzu hafi y'ibikoresho byose byakuwe mu Rwanda, ndetse iyi mirimo igirwamo uruhare n'abagore n'abakobwa ku kigero cya 40%. Imirimo yo gushushanya iyi nzu yakozwe n'ikigo B-Design cyo muri New York, yatashywe muri Nzeri 2022. Ntabwo ari ubwa mbere iyi nzu igaragaye mu nzu nziza ku isi, kuko no mu mwaka wa 2023 yari mu zahataniye ibihembo mpuzamahanga bya Architecture A+ Award. Umuryango Komera Leadership wubatse iyi nyubako ukora ibikorwa bigamije kongera ubumenyi abagore n'abana b'abakobwa hagamije guhindura imibereho muri sosiyete. Ku mwanya wa mbere kuri rutonde haje inzu y'ikimenyetso ikimenya bose yo mu Buhinde, Taj Mahal. Ku mwanya wa kabiri haza Haring Miske Kaja yo muri Iceland. Ku mwanya wa gatatu haza piramide zo mu Misiri, mu gihe ku mwanya wa gatanu ari Ad Dair Petra yo muri Jordania. Icyicaro cya Foundation Louis Vuitton mu Bufaransa cyaje ku mwanya wa gatandatu. Ku wa karindwi haza isomero rya Trinity College ryo muri Ireland. Nguku uko iyo nzu iteye, iyo uyirebye nawe koko ubona ko iteye amabengeza. Ni inzu yo mu Rwanda mu karere ka Kayonza. Ubu hari abahise bibaza impamvu inzu yo kwa Makuza cyangwa se inyubako ya Equity Bank iri kubakwa itaje mu myanya ya mbere cyangwa se Convention Center, ahubwo ibikurikizwa byose ibyo twabibonye, aho ari inzu ziba zubatswe mu buryo butangaje kandi zikubakwa n'ibikoresho ubona ko bikurwa mu gihugu runaka. Ubwo hari byinshi bagenderaho. Murakoze, turabashimiye.